The BRAVEMAN, Ibyahishuwe 21. Hanyuma mbona ijuru risa n'isi nshya, ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana ari wo Yeruzalemu nshya umanuka uva mu ijuru ku Mana, wari uteguwe nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ryuvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane ati, ubu Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo maze babe abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ntawe uzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizaba byavuyeho. The BRAVEMAN, thank you Lord Jesus. Nuko uwari wicaye kuri ya ntebe ya cyami aravuga ati, dore byose mbihinduye bishya. Nuko yungamo ati, andika ibyo, kuko ayo magambo ari ay'ukuri, akwiye kugirirwa icyizere. Arambwira ati, byose birarangiye. Ndi Alpha na Omega, ni ukuvuga itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuha kunywa ku mazi y'ubugingo ku buntu. Utsinda wese ibyo nzabimuhaho 8, kandi nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Naho ibigwari n'abahemu n'abakora ibizira ku Mana, abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana, kimwe n'ababeshya bose, umugabane wabo uzaba kurohwa mu kiyaga cyaka umuriro kirimo n'amazuku, nirwo rupfu rwa kabiri. Hanyuma haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bacigatiye za nzabya ndwi zuzuyemo ibyorezo 7 biheruka ibindi. Arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni w'umwana w'intama. Mwuka anzaho ndabonekerwa, maze umumarayika anjyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, anyereka umurwa w'Imana ari wo Yeruzalemu, umanuka uva mu ijuru ku Mana. Arambwira 11, warabagiranaga ikuzo ryayo, ukabengerana nk'ibuye ry'agaciro, mbese nk'iryitwa yasipi, ribonerana nk'isarabwayi. Wari uzengurutswe n'urukuta rurerure kandi rugari, rufite amarembo 12 arinzwe n'abamarayika 12. Kuri ayo marembo hari handitswe amazina 12 y'imiryango 12 ikomoka kuri Isirayeli. Uburasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru 3, no mu majyepfo 3, n'iburengerazuba 3. Urukuta rw'uwo murwa rwari rwubatswe ku rufatiro rw'amabuye 12, kandi kuri ayo mabuye hari handitseho amazina y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Umumarayika twavuganaga yari afite ikibingo cy'izahabu kugira ngo afate ingero
z'umurwa n'amarembo yawo n'urukuta rwawo. Uwo murwa wari impande enye, umurambararo wawo wanganaga n'ubugari. Nuko umumarayika afata ingero z'umurwa n'icyo kibingo. Glory be to God. Umurambararo wawo wari ibirometero 2,200 kandi umurambararo n'ubugari n'ubuhagarike byaranganaga. Umumarayika afata ingero z'urukuta rwari metero 33 z'ubuhagarike, kandi urugero yakoreshaga ni urwo abantu bari basanzwe bakoresha. Urukuta rwari rwubatswe n'amabuye yitwa yaspi, naho umurwa ubwawo wubatswe mu izahabu itavanze ibonerana nk'ikirahuri. Oh my God. Thank you Lord. Amabuye yari yubatse urufatiro rw'urukuta yari arimbishijwe n'amabuye y'agaciro y'ubwoko butari bumwe. Dore amazina y'amabuye yari agize urufatiro: irya mbere ni yaspi, irya kabiri safiro, irya gatatu agata, irya kane emerodi, irya gatanu onigisi. Glory be to God. Irya gatandatu sadiriyo, irya karindwi kirisolito, irya munani berilo, irya cyenda topazi, irya 10 kirisopuraso, irya 11 yakinto, irya 12 ametisito. Amarembo 12 y'umurwa yaragizwe n'amasaro y'agahebuzo 12. Buri rembo ryari rikozwe mu isaro rimwe. Umuhanda mugari unyura mu murwa wari ushashwemo izahabu itavanze ibonerana nk'ikirahuri. Muri uwo murwa nta ngoro nahabonye, kuko Nyagasani Imana ishobora byose ari yo ngoro yawo hamwe n'umwana w'intama. Uwo murwa ntukeneye kuvirwa n'izuba cyangwa ngo umurikirwe n'ukwezi, kuko ikuzo ry'Imana ari ryo riwumurikira, kandi umwana w'intama akawubera urumuri. Amahanga azagenda amurikiwe narwo, kandi abami b'isi bazahazana ibyiza byabo bihebuje. Amarembo y'umurwa azahora akinguye amanywa yose, ndetse ntazigera akingwa, kuko nta joro rizahaba. Bazahazana ibyiza bihebuje n'ibifite agaciro by'amahanga, ariko nta gihumanya kizinjira muri uwo murwa, cyangwa umuntu wese ukora ibizira ku Mana cyangwa ubeshya. Hazinjira gusa abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. The Brave Man.